Mwaramutse neza muraho abandi ndashimira cyane ubutumire bwo kuza kuba hamwe namwe uyu munsi muri iki gikorwa cyo gusangira no gushima uko mwabiteguye. Ndashimira kandi abayobozi bose bari hano mu nzego zitandukanye, ariko cyane cyane Rwanda Leaders Fellowship mudutegurira umunsi nk'uyu. Ndishimye rero kuza kuba ndi kumwe namwe, kandi ngo mbonereho n'umwanya byagiye bivugwa wo kubashimira ibihe bitari ibya kera twanyuzemo biganisha mu bindi bikorwa. Ubu ndavuga ibikorwa bya politiki, ibikorwa byo kuyobora, ibikorwa by'amajyambere, ari byo twanyuzemo igihe cy'amatora. Mwarakoze cyane. Byagenze neza uko twabibonye, ndetse ku buryo budasanzwe. Bituma n'abantu benshi babitangarira, ariko bifite iyo mpamvu nyine yo kuba byaragenze neza cyane, abandi baho bitagenda neza cyangwa nabona ko bizaba, ubwo niyo mpamvu batangara. Ibyo rero nabyo ubwabyo ni ibiganisha ku mwihariko, uko navuga, cyangwa bya bindi abantu bagiye bita by'ubudasa bw'u Rwanda. Buri gihugu gifite, wenda ibihugu byinshi bigira ubudasa bwabyo. U Rwanda rufite ubudasa ku bintu byinshi, ari amateka twanyuzemo n'amabi, burya nabyo bifite uko biduha umwihariko uko abantu batureba. Ariko noneho uko twavuye muri ayo mateka, byabaye iyindi mpamvu y'ubudasa bundi. Noneho abantu bashobora dufite amashusho abiri. Ishusho ya mbere y'amateka mabi cyane pe, tukagira n'ishusho ya kabiri y'ukuntu abantu bashobora kuva muri ayo mateka no kuyahindura ayo mabi cyane. Urebye turi urugero rw'ibintu bibiri biranga umuntu: humanity, human beings. Kimwe ni cyerekana ukuntu abantu bashobora gukora amahano, bashobora kuba babi cyane, bakora ibintu ubundi bitari bikwiye kuba biba. Ku rundi ruhande, u Rwanda rwabaye urugero
rwerekana nanone ukuntu umuntu ashobora kuva mu bintu bibi cyane yagizemo uruhare agakora ibyiza bitangaza abantu. Dufite umwihariko rero w'ayo mateka abiri azaturanga igihe cyose, ariko nizera ko amasomo yavuye mu bibi umuntu ashobora gukora azatuma dukomeza inzira yo gukora no kugaragaza ibyo umuntu ashoboye gukora bizima, akaba ari byo bihoraho kurusha gusubira mu mateka yacu. Ibyo bikiri aho rero, ndagaruka ku mpamvu yaduhurije hano yo gushima. Ndabigerageza kubivuga mu bundi buryo bitanyuranije cyane n'ibyo twagejejweho. Gushima bishyize mu rurimi rw'amahanga, gushima none ndaza kubigarukaho. Gushima cannot be an end in itself. Ntabwo wabigira umuco, umuhango yo gushima gusa. Ugomba kugira icyo ushimira kandi ufitemo uruhare. Wari ugushima gusa ngo ikikugwiriye utari uzi n'aho kivuye cyangwa utakoreye urashimye, n'ibyo wakoreye washyizemo imbaraga bikagira umusaruro uvamo urashimye, nibyo. Ariko ndashaka kugira ngo twumve ko gushima, ndaza no kubigerageza kubihuza n'izindi nyigisho. Gushima ntabwo ari gushima gusa. Gushima harimo no kubihuza mu Kinyarwanda. Ijambo nkunda ryitwa kunyurwa. Wanyuzwe. Kunyurwa ni ukuvuga ngo byujuje ibyangombwa byose watekerezaga cyangwa wifuzaga ku kintu runaka. Aranyuzwe. Ese n'abakire, tuvuge iyo ufite umutungo, ariko muri uwo mutungo uranyuzwe. Uwo mutungo uguhaye ubuzima bwiza, bitari kuba ufite buri kintu cyose ukeneye, ariko n'umutima muri wowe uranyuzwe. Nicyo ubereye, nicyo washakaga, nicyo ugezeho. Ntabwo mujya mwumva, ntimuzi abantu b'abakire bakira bakaminuza, bafite ikintu bashaka cyose baragifite, ariko bwajya gucya mu gitondo ukajya ukumva ngo bamusanze mu mugozi yimanitse. Yimanikira iki? Ko yari afite byose. Umugozi wishyizemo suicide. Uriyishe. Wiyishe kubera iki? Ko ari ubifite byose.
ariko ibyo yari afite byose ni bya bindi tubona byinshi abantu ndetse kenshi barangamira, ariko bitavuze ko hari mu buzima bunyuze, hari icyari kibuze, ndetse bya bindi byose byagize bihinduka ubusa, umuntu arimanika. Kuvuga rero ngo gushima no gushimira tubikore mu buryo twumva tunyuzwe mu byo dushimira. Reka njye mu mateka na politike n'ibindi bivanye, kuko yewe umurimo wanjye ntabwo ari ukwigisha ivanjiri cyangwa iki, nubwo ntacyo mfa nabyo, ariko si byo nshinzwe, hari ababishinzwe. Ariko ubu ni umwanya wo kuganira, reka tuganire. Mu mateka y'abantu, societies, hari ibintu byinshi. Hariho idini, imyemerere, kwemera mu madini. Hari no kwemera gusa, ni uburyo bwa organization. Idini, politiki nk'iyo nshinzwe. Hari na culture, umuco w'abantu. Idini, politiki n'umuco w'abantu. Buri kimwe gifite umwihariko wacyo n'icyo gitanga, ndetse ahenshi ntabwo ibintu biba byuzuye iyo ibyo navuze uko ari bitatu bidahujwe. Iyo udafashe imyemerere y'idini, gufata imyemerere ya politiki, gushyiramo imyemerere y'umuco, iyo utabihuje hari ikibuzemo. Ushobora no kutabihuza wenda, ariko ukagera aho ugera, ariko ntugera hafi n'100%, bishobora kuba hasi. Bigomba guhura rero. Idini dutanze n'urugero rw'u Rwanda, ibyo byombi uko ari bitatu bifite uko byongeye biratwubaka. Yubaka u Rwanda rwasenyutse hafi kuzimira, kugira ngo u Rwanda rugaruke rubeho, tube tugeze aho tugeze ubu. Ni ibyo bintu bitatu twafatanije kugira ngo aho tugeze niba ari heza, uko twabifatanyije ubu byari byiza. Iyo tutabifatanya neza ntabwo tuba tugeze aho tugeze. Idini yigisha abantu, yigisha umuco mwiza. Idini ubundi iyo idini rikurikijwe neza, rikoreshejwe neza, rikwiye kuba ritanga cyangwa rigira cyangwa riha abantu moral authority. Rigira moral authority ku buryo ibintu bijyanye na morals
idini ryafasha, idini rirafasha, the spiritual part, the spiritual aspect irafasha, ndetse no muri stability y'abantu, umuntu cyangwa society. Politics gatanga uburyo, amategeko, policy, bigafasha byubakira byongera hahandi kuri moral authority, ku buryo noneho abantu bagira ikibarinda mu mutekano bakwiye kuba bafite. The spiritual, the politics, biruzuzanya pe, ku buryo hanyuma rero umuco wacu usanzwe, ndetse navuga ko ngiye kuvuga ngo waje mbere y'idini, idini mvuga ubwo ni irishya nyine, kuko ibi byinshi twigisha ntabwo byari bisanzwe mu muco wacu. Hari hasanzwemo ibindi bisa nabyo, ariko ntabwo ndi bubitindeho kuko ni debate ndende. Hari ibyabaye bitubwira ko ibyo twasengaga, ibyo twumvaga, uko twabikoraga, ibyo ni iby'abantu bafite ikibazo mu miterere y'amajyambere. Turabyemera, biriya bindi tubemera bunguri, rwose nta mpaka mbifiteho, nta n'iyo ndi butere, ndivugira gusa. Ariko njye ndashaka kuvuga kwemera n'umuco na politiki, ndavuga uko mbitekereza. Ariko hari undi muco, indi aspect y'umuco. Umuco usibye ku bijyana n'idini, wageragamo nyine kirazira. Kirazira iyo ngiyo irenze idini. Idini ryariho ubwo cyangwa iryaje nyuma. Kirazira, harimo kirazira. Kirazira ijyana na the moral aspect, moral mibereho abantu bashaka kubaho, bibabereye ukuntu batandukanye. Twebwe nk'u Rwanda rero dufite, ubundi hari ibihugu bindi murabizi bigira politiki n'idini biravanze. Hari ibihugu bimeze gutyo, bivanze, idini rikaba na politiki bikavanga, ndetse hakabamo n'ibindi bishingira ku muco n'idini bikaba ari ikintu kimwe. Ibyo murabizi, sinirwa mvuga amazina, murabizi muri Aziya, murabizi n'ahandi muri Amerika cyangwa y'Amajyepfo n'ahandi, bikavanga cyane cyane, ariko muri Aziya aho idini rivanga n'umuco, ndetse rikagira influence kuri politiki. Ariko twa hano mu Rwanda
uko mbizi bifite uko byuzuzanya ariko bifite uko bitandukanye. Politiki n'idini biruzuzanya ariko si bimwe, ntibyinjiranyamo cyane buryo. Niyo mpamvu secular states zitanga izo freedoms zo kubivanga cyangwa kubitandukanya. It's not a question of the extent aho bigera bivangwa cyangwa aho bigera bitandukana. Ndashaka gushingira kuri ibi nkababwira ko tutitonze ngo tumenye urwo ruvange rw'ibyo bintu byiza ubundi cyangwa se bikwiye kuba biduha ibintu byiza, twisanga mu kibazo cyangwa se tuzisanga mu kibazo. Ibintu byabaye byose byaterewe hejuru gusa bikajya, ntihagire umurongo dukurikiza, ntihagire imyumvire itugarura itubwira ngo ariko twakabije, twarengeje igipimo mu byo twakoraga. Burya no muri politiki, aya mateka yacu navugaga, abantu bagiye muri politiki barenze igipimo, niho habaye extremism yavuyemo ibibazo twagize. Ni ukurenza igipimo, ni kujyaho politiki ikaba anything icyo ari cyo cyose, ntibe politiki ifite umurongo igenderaho ubereye abantu. N'idini uritwaye ukarenza igipimo, kwemera ukarenza igipimo, urajya mu kibazo byanze bikunze. Ndetse n'umuco uwugundiriye cyane ukavuga ko nta gice cy'umuco kigomba guhinduka, urajya mu kibazo. Byombi ko ari bitatu, buri kimwe cyagutera ikibazo, ndetse ubihuje uko ari bitatu mu buryo butagira aho bigarukira, biragutera ikibazo byanze bikunze. Bigenda bitereba. Reka njyewe mbagire n'inama, nkunda koroshya ibintu, ubundi hari ubwo twikomereza ibintu. Ibi byose mvuga, kwaba gushima, kwaba politiki, kwaba umuco, kwaba iki, keep it simple. Ubyoroshye. Byoroshye, birakubera byiza, birakorohera, bigukorere neza, ugera aho ushaka. Ariko nubikomeza ukabizanamo ibintu na politike, keep it simple. Politics, keeping it simple, ni ukuvuga ngo ariko ikigirira neza umuturage ni ikihe? Simple, it's simple. Muha amazi, arashaka amazi. Muhe isuka yihingire, muhe butaka, muhe isoko zagurishamo ibye. Keep it simple. Mbere yo kumutwara ku kwezi cyangwa
ku yindi nyenyeri banza ureke, keep it simple, banza umuhe ibyo, hanyuma nabibona aragera ahandi hose ashaka. First keep it simple. Icyo ari cyo cyose, ariko uyoborwe n'umutima muzima. Ugomba kugira umutima muzima. Urabizi, burya ngira ngo mugomba kuba muzi itandukaniro ry'ubukene n'ubutindi. Mushobora kuba mutabizi. Ubukene ni ukuba udafite ibintu biri basic, ibintu ukeneye, ariko ibyo ukabyemera uko bimeze, ugashaka uko bivamo, ukaba ushakisha uko bivamo. Ariko ubutindi ni ukuba ubirimo ukabigeramo n'umutima mubi. Wabaye umutindi, n'ubwo bukene ntuzabuvamo. Iyo umutindi, ariko rero abatindi n'abakire baba abatindi. Murabizi pe, umukire aba umutindi, ni ukuvuga ngo bwa bukire ntacyo bunamumariye. Mu mico yacu rero iteka, mu byo dukora ibyo ari byo byose, tujye twirinda ubutindi, uburiganya. Waba umukire, waba umukene, irinde ubutindi n'uburiganya. Reka ngere, mugomba kuba mubitegereje kandi ndabizi. Reka ngere ku ikintu nacyo mu byo nshaka kuganira namwe kingenza. Ibintu biheruka muri iyi minsi ishize, mwarabibonye, biri mu social media, biri ahantu hose, biri mu kibi, bijyanye no gufunga insengero, byaragiye bijya hanze, biba nk'icyateye u Rwanda. Nuzi, hari ubwo muribuka igihe twigeze kugira mu Kinyarwanda babyita locust, inzige, byari byanyibanye. Inzige zigatera u Rwanda, abantu tugashakisha uko turwana n'inzige, birangiza imyaka. Ibyo nabo byarazamutse, biba nk'aho u Rwanda rwatewe n'inzige. Kubera iki? Ariko ibyo byose mvuga, hari ibice bitatu mbibaraho mbere y'uko nkomeza kubisobanura. Igice cya mbere, n'aho byaturutse, ni ababirimo, abo byakomotseho. Aba kabiri, ni ababiyobotse babijyamo. Aba gatatu, ndetse hari n'aba kane, ariko aba gatatu
ni ababirebereye gusa, barabireba, wenda bo ntibabirimo, barabirebera biba, ntihagira n'ugira icyo abivugaho, bikomeza bityo. Kuki umuntu atagira icyo abivugaho uwo ari we wese ngo abaze ashyireho agira ikibazo? Abakane rero niba abandi nigeze kuvuga bari muri politiki nkanjye, abayobozi b'igihugu muri politiki bareba polisi, bareba buri kintu cyose. Ibintu nk'ibi bibaho bikakubana kugera kuri ruriya rwego urihe. Ibiyobora ni ibiki? Uyobora ibiki? Uyobora abantu cyangwa n'izina wikoreye gusa ugendana ridafite icyo rivuze? Ndashaka kujya ncamake, ariko kandi ibi byigeze kuba n'ikindi gihe, abantu turabiganira, ndetse bisa nkaho bigiye gushyirwa mu buryo. Byarangiriye ngira ngo aho twabiganiriye cyangwa n'ibyo twemeje bikwiye gukorwa, byarangiriye aho, ntawabikurikiranye. Byakozweho gato bigira bitya, birangije abayobozi turiryamira, turisinzirira twese. Ubwo kandi abayobozi mvuga ntabwo ari abayobozi ba politiki gusa, ndavuga n'abayobozi bo mu madini cyangwa mu yindi myemerere, nabo muri hano no kuri mwe, no ku bayobozi muri leta n'ahandi. Ntabwo byari bikwiye kuba biba gusa bitagira ikibigarura mu buryo mwicaye aho ngaho. Ntabwo ari byo. Icyo mvuga rero ni iki, kandi tujya tubiganira tukabivuga bigahita mu mvugo, abantu bahita bigashira. Nimumbwire ukuntu buri wese aho azajya ashakira, buri wese, ubwo ndavuga buri wese, ariko ntabwo ari abantu bake, azajya avuga ati ariko murabizi ati nakennye, ariko hari uburyo umuntu ashobora gukora amafaranga butanavunnye. Ni ubuheze, bakicara ari babiri, mukabwira undi ariko reka dushyireho idini turyite uko dushaka, wowe uzajya wakira amaturo, jyewe nzajya nigisha. Ibyo gusa, bagatangira bakazerera mu bantu, bagatangira bavuga, ndetse bakabisiga ko byanaherewe umugisha, kubera waje bageze batya barabonekerwa. Umuntu arababwira ati hari uburyo bwo gukora amafaranga, ibyo nabyo bikitirirwa kubonekerwa, bikajyaho. Abandi babyumvise cyangwa n'abandi babikeneye nabo bakabikora, n'abandi bakabikora, n'undi akabikora. Ibi mvuga murabizi ko biriho, ko byabayeho, ntabwo ari byo mpimbye. Njye mushatse nanababwira n'amazina, nabwo ndi kanaka wa kanaka cyangwa nyirakanaka,
bimeze gutya ubu akajya mu gikari cyangwa agashandashandika ashyiraho igisharagati abantu bakajya baza ibyo bakora simbizi abandi hari byose birimo wenda ku inyungu z'amafaranga ariko hari n'ibindi udashobora no kumva niba binarimo n'inyungu z'amafaranga ariko bikorwa ukuntu uzi kubwira abantu ukajya mu bantu ukababwira ngo murabizi nimuze mujye mu nyoboke narabonekewe nabwo ko bizagenda bitya mujye mwurira ibiti mujye mu mashami yabyo kubera ko igihe wazamutse ubwo buri hafi n'Imana ubwo wazamutse wagiye ntabyo mpimba ndavuga ibiriho ibi barimo mwebwe mwari mukwiye kuba muzi cyangwa murwanya